kandi bafata umunyabyaha bakamutsindira ikibaba kandi yamaze kutwicira umuntu wacu. Afashe umuntu bamutwaye neza bumva benshi barageza bakabona umuntu muzima bagira amarorerwa yo kuba yishe umwana akicana nyina yiburiye muba mwana duhaye n'umwana hashaka twereka umuntu wacu niwe twicaye bamucikishije bamujyanye se mujyanye he ntawe tubonye ntabwicamise amwicare n'umwana yabyaye kugira ngo ni niyangane ntabwo nibyumva ntabwo nyine wabyumva bashigikiye abicanyi twamenyeze ngo batwereke umuntu wacu ntibabyaze bamurase abandi ntazongera kwica n'abandi. N'umwana abyaye afite ukwezi kumwe koko wamwice none si umwana bari afite ikihe cyaha kugira ngo bigende bityo. Yego hageze aba n'inzego z'umutekano z'ubuyobozi uwo mugabo watinyutse kwica nyina n'umwana. yego kubona umugabo yica umugore bashakanye n'uwo yabyaye. yego umwana w'uruhinja byatubabaje cyane nawe akamutema. Kuki bari kutubuza ko tumureba none se mwapfanaga iki? kari murumuna wanjye kwa data wanjye Uze mwari mukeneye ubwo butabera. Ubutabera se nabwo ntacyo bwatumariye. Reka nsuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha, ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ukande subscribe, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera, ni mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu mudugudu wa Rukore, akagari ka Rugunga, umurenge wa Mwogo. Nkuko nabibabwiye hejuru ni mu karere ka Bugesera, ahavugwa inkuru y'Icamugongo y'umugabo bita Ntawumenya Umunsi Jean Paul aka Mvubu. Mu masaha y'ijoro izishyira ahashyika isaha y'isa 9 n'igice saa 10, aho yaje kwifatira umugore we babanaga, aza kumukata ijosi arikuraho, ndetse n'umwana bari bafitanye wari umaze ukwezi kumwe nawe aza kumutema ijosi, kuko ngo intandaro yo gutema umwana nuko nyina ari we Tumukunde yaje gutaka. Mu gihe yatakaga umugabo amaze kumutema, uyu nguyu Ntawumenya Umunsi Jean Paul niko guhita afata umwanzuro wo gutema n'ubundi wa mwana w'ukwezi kumwe, nawe amukuraho ijosi kugira ngo umwana atazabara inkuru uko yagenze. Abaturage baje gutabara, baza kuhagera, uyu nguyu Ntawumenya Umunsi Jean Paul aza kwikingirana mu nzu. Uko yikingiranye mu nzu, abaturage muri za saha n'ubundi bahageze bahita bayigota. Mu masaha ya mu gitondo icyaje gutungura abantu benshi cyane, uyu nguyu Ntawumenya Umunsi imbere y'ubuyobozi, yaba gitifu ndetse n'izindi nzego z'umutekano, yaba polisi ndetse na RIB, ubwo bahageraga n'ubundi akiri muri ya nzu yaje gukingura idirishya, aza kwarura igisuperi cy'amateke ndetse n'ibishyimbo, aza kubirya. Amaze kurya n'ubundi arenzaho amazi, abwira gitifu ati n'ubundi nibyo bya nyuma ngiye kuba ndiye. Uyu nguyu Ntawumenya Umunsi Jean Paul yaramaranye umwaka ndetse n'amezi 2 na Tumukunde, aho baje kuva aho babaga mu mudugudu wa Rusheshe bakaza gutura inaha. Ubwo uno mugabo n'ubundi yakoraga mu bisheke. Reka tuze kuganira n'abaturage, tuze kugenda twumva bimwe mu byo bagenda badutangariza. Ngewe nazindutse njya mu kazi, ngeze hariya numva bari zikongerejwe.
numva bari kuvuga ngo hano hari umugore wishe umugabo n'umwana. Umugore cyangwa umugabo? Umugabo wishe umugore n'umwana. Yego. Ubwo ndakomeza ndaje ngeze nhereye amaso nari ngeze iriya mbona abantu hano mu muhanda mu gitondo. Hari mu gitondo rwose umuntu yizinduye. Yego. Tubona abantu buzuye umuhanda. Ubwo turaje ubwo no mu kazi ntaho nigeze njya. Yego. Nahise ngumiraho gutyo. Niba se koko wahageze mu gitondo nk'umwe mu baturage bahageze mu ba mbere wumvise bavuga ko bapfaga iki kugira ngo umugabo ajye kwica umugore n'umwana? Twahageze mbese tukumva abaturanyi ngo nta kibazo bari bafitanye, tukumva ngo nta n'amakimbirane bari bafitanye. Nuko nyine nuko nanjye nabyumva. Babanje se kurwana cyangwa ni ibintu yari yarateguye? Ngo ntabwo barwanye sinzi. Nta kintu na kimwe wigeze umenya? Nta kindi nigeze menya. Wahinjiye se? Ntabwo ninjiyemo, batubujije kwinjira. Mama, tugusanze ahangaha biri kuvugwa ko umugabo yishe umugore n'umwana we mutoya w'ukwezi kumwe. Byagenze gute kugira ngo mumenye inkuru y'uru rupfu rw'uno mudamu ndetse n'umwana we? Murakoze. Twebwe nkanjye nabimenye mu gitondo, nakiriye telefone umuntu uturanye amamagara arambwira ati amahano yabereye muri Rugunga none arakabije, mubaza uko bimeze. Yego. Twahise tuzi ubwo najigeza no masanga abaturage benshi tugerageza twese kubaza icyabiteye. Aba bantu ntago tubazi ku rundi rwego, ni bashyashya naha n'abacumbitsi, ariko twagiye tubona amafoto yabo twababonaga bagenda. Tugerageje no kubaza wenda abaturanyi bari baturanye nabo batubwira ko nta makimbirane yandi ngo bagiranaga, gusa we ngo yabyikoreye gutya arabafata arabatema, arangije abwira abaturanyi bati ngenda birangije maze kwica umugore wanjye n'umwana wanjye. Ibyo bintu byatugwiririye ukunguku natwe reba twumiwe, n'ubwa mbere twabyumva muri Rugunga. Ubwe yabiciye yabitemeye akajya atema ijosi ashyira hariya umwana, ngo yabanje atema umugore, ngo arangije umwana ariza aravuga ngo uwo mwana nawe yazabivuga nawe ahita amutema. Nawe ubwe bari kubimwibariza akabisura mu mwana w'ukwezi kumwe. Aravuga ati yazabivuga. Yabonye umwana ngo arize cyane nawe ahita amutema. Yego. Nkamwe se uri kugira uti barabimukira inaha ntago bari bahamaze igihe. Mu gihe se bamaze koko niba mwababonaga umunsi ku wundi, ni abantu bari babanye gute n'abaturage cyangwa se bo ubwabo mu rugo bari babanye gute? Wenda mu rugo ntitwabimenya cyane, ariko gutyo uwo mugabo we ngenda muzi yajyaga agenda gutya akora mu bisheke ajya gukorera abaturage, twabonaga ari umugabo utuje. Dore ko abantu babeshyera n'amayoga, we ntanywa inzoga ntanywa itabi, ni ibintu urebye yakoze byari biri muri we tutamenya ngo yabitewe n'iki usibye wabyivugiye. Mwari muzi amazina ye? Yitwa Jean Paul, bakundaga kumuhimba ngo ni Mvubu. Kasina se ubwaryo ntabwo ryajyaga ribatera ubwoba? Ya nta bwoba, wenda twumvaga ari ukubera kuri aba bantu ari nk'ibintu by'ibisoro, urabona ko ari igisore, tukumva ntacyo bitwe kuko ntitwari tubazi. Yego. Uragira uti yamutemaguye. Abaturanyi se bahangaha baturanye bo ntabwo bigeze bumva umwana aririgize izo saha cyangwa se umugore ntabwo yigeze ataka? Ngo ntabwo babyumvishe n'itaka ntibaryumvise kuko ntibajyaga banarwana, bo bashidutse ari kubyivugira ngo mu gipangu. Hari nka sanga ahubwo icyo gihe ibyo biba? Ngo yatangaje ayo makuru nko mu masaa 8. Saa 8 z'ijoro. Ahangaha se muri izi karitsiye zanyu amakimbirane nk'aya ngaya ni arasanzwe mu baturage? Oya, byadutangaje. Amakimbirane asanzwe ni mu miryango bisanzwe, ubuyobozi bwajyaga bubafasha ugize ikibazo akagana ubuyobozi, ariko urumva bano baje ari bashyashya uko yabitekereje byatuyobeye kuko nta muyobozi wigeze ajya hagati yabo wenda ngo avuga ngo bari basanzwe bafitanye amakimbirane. Bari bamaranye igihe kingana gute babana? Ntago mbizi, nge mbabonye ni nk'amezi 2 uwo mugabo maze mubona gutya. Muri bose nta numwe wavukaga ahangaha muri? Oya, nta numwe uhavuka. Mama, uri umumama ukuze nk'ibi ngibi, si iyo bibaye umugabo akaba yakwica umugore we ndetse n'umwana bari babanye nk'uko muri kubivuga mu mahoro, ese nkamwe nk'abaturage bibasigira irihe somo cyangwa se uratanga iyihe nama nk'umumama wubatse ukuze ku ngo zibanye ariko usanga zishobora kuba zifitanye amakimbirane ya hato na hato? Murakoze. Njye inama natanga ku bagore, dore ko aribo banyantege nkeya,
najya njye nabagira inama ko ufite ikibazo n'umugabo we ajya agerageza ahita atanga amakuru, agerageza yifashisha ubuyobozi, nabona bimunaniye amurekura amwihora agenda akora ubwe buzima ho kugira ngo arinde kuhasiga ubuzima n'umwana we. Bibasigira se irihe somo nk'iri? Isomo ngiye numvishe ryadusigiye nk'abaturage bari aho ubona bacitse umugongo, nuko igihe cyose ubonye mu rugo rwawe habaye amakimbirane, gerageza umenyeshe ubuyobozi bugufashe, nubona byanze ugerageza uhungu wakakugiriye nabi. Twebwe dufashe isomo ryo kujya duhunga ikibazo twitaratugiraho ingaruka nk'ababyeyi, kumira icyaha kitaraba. Yego. Reka nkushimire. Murakoze. Nanjye ibyabaye hano nanjye nabyumvise gutya, twari turyamye tugiye kumva twumva baraduhamagaye mu masaha 11 baratubwira ngo hari umuturage w'umugabo wishe umudamu we n'umwana batuye ngo muri Rukore. Ubwo tudatubyuka turaza tukageze dusanga abandi bantu benshi barahari, twageze dusanga umugabo yakinguye idirishya harimo kuvugana n'abantu. Nuko yari yikingiranye mu nzu. Yakinze inzu ariko yakinguye idirishya ari kuvugana n'ubuyobozi. Cyakora abo twahasanze batubwiye ko ngo abahageze mbere ngo yabanje no gufatanga ibiryo ararya. Ko hari inyamaswa ngo yari aravuga ngo reka rye ibyanyuma. Yego. Ariko nyine ikigaragara cyo nuko nyine yishe umugore n'umwana w'uruhinja. Gusa ikintu cyatangaje abantu nuko abantu babana mu itsinda babakungu yari umuntu w'imfura cyane utajya ukunda kuvuga menshi, mbega byatangaje abantu. Umugabo niwe wari ifura? Umugabo ngo yari imfura ntabwo yavugaga ibintu byinshi. Hanyuma se muhagera uragira uti twahageze yikingiranye ariko idirishya yarikinguye ari kugenda aganira, ni iki yabwiraga abaturage cyangwa se ubuyobozi bwari bwahageze? Kubera yuko ubuyobozi bwadukumiraga twebwe ntabwo twumvise ibyo baganiraga cyane, kuko urumva bizi abari bari ku idirishya nyirizina barimo gitifu n'abandi, twe ntabwo twabyumvise neza. Hanyuma se ibi ngibi ni ibintu bisanzwe n'aha gutemana? Ibintu byo gutemana n'ubwa mbere tubyumvise nanga mu murenge wacu wa Mwogo, twumvaga ngo abantu bariyahura bagwe n'abagabo bakarwana bagahamagara ubuyobozi bukaza bugakemura amakimbirane, ariko n'ubwa mbere twumvise natwe ko umugore n'umugabo bicanye. Ubwa mbere tubyumvise natwe byadutunga, niyo mpamvu rero hari imbaga abantu benshi cyane, abantu bose byabatunguye mbega muri make. Yego, inzego z'ubuyobozi sezo iyo hari amakimbirane nk'ayo ngaya agenda avugwa mu miryango, uragira uti bamwe hari abajyaga biyahura, hari abajyaga babigenza ukunuko, ese inzego z'ubuyobozi zanyu zo mukorana gute n'inzego? Inzego zacu z'ubuyobozi ntacyo twazishinze, kubera ko n'ubu ngubu abaturage bahageze, ubuyobozi bwahageze mbere, byumvikana ko rero ntacyo twabashinza, barahagera n'impamvu byajyaga biba hirya no hino. Inangane bihagere nuko ubona ko ubuyobozi bwacu bwose bibamo pe, nk'ugitifu w'akagari yahageze mbere, w'umurenge barahageze, abashinzwe umutekano barahageze, urumva ntacyo twabashinza pe. Reka tuganire n'uno mama. Mama we ntacyo ushaka kuvuga? Uragira uti nyakwigendera umudamu wicwe atemwe wari umuzi? Ndamuzi. Amazina ye bamwitaga ngo iki? Bamwita Tumukunde. Tumukunde? Ariko iri ntabwo ndi kugibuka. Yaje nangaha kuko umugabo we yatemaga ibisheke iwacu. Ubwo iwanyu nahagana yawe? Ni Rusheshe. Irusheshe. Ni Rusheshe. Yego. Yatemaga ibiseke. Aza gukura n'uwo mwana w'umukobwa. Yego, Tumukunde. Tumukunde akina mutoya cyane rwose, nabwo ari na mukuru. Yego. Wonya kwigendera rero yari amaze ukwezi abyaye. Yari amaze ukwezi kumwe? Yari amaze ukwezi abyaye. Yego. Na Tumukunde rero tugiye kumva saa 11:15 baduhamagaye. Kuko babona ko nurutse Masaka za Rusheshe. Yego. Baduhamagaye ubwo turaza. Yego. Tuje. Yego, we ngo nakomeze uvuga. Tuje rero. Yego. Tusanga ibyo byabaye. Tumukunde yapfuye bamwishe. Yego. Umwana we bamwishe. Ibintu byose nabo rukumva ko nama yobera byaducanze. Tumukunde ni umuturanyi wacu. Ni umuturanyi, papa we turaturanye ku rugo ku rundi. Yego. Ni ukuvuga rero mana yanjye yangana uzi kwihangana. Ubwo numva ngati n'umwana wo mu rugo yazaga
Tumukunde yari afite imyaka ingahe? afite nka 22. 22. Bari bamaze igihe kingana gute se babanye nk'umugore n'umugabo? Amanye umwaka bari barasezeranye cyangwa ntago basezeranye? Waragira uti umugabo wa Tumukunde ari we wamwivuganye kuri uyu munsi yamutemye ndetse n'umwana we. Nari muzi kuva iwacu Rusheshe, ese igihe yabaga iwanyu Rusheshe nk'uko abimbwiye atema ibisheke, ni umuntu mwari mubanye gute cyangwa se yarabanye gute n'abaturage muri rusange? Uwo mugabo ukuntu ateye, yego, ntago yavugaga so wamenya n'ikimurimo. Yego, ninanga abana bikubwira n'imwogo numba ari hatuye ni umuntu utavaga menshi. Hari n'inzoga ntago yanywaga n'inzoga. Yego, hari umuntu wibera aho ngaho gutyo gusa. Hari umuntu ubanga ati yego, ibintu yakoze twamenye ukuntu byagenze. Ubona ko naturutse za Masaka. Yego, naje nabaye umuturanyi wanjye. Ni umwana rero mu rugo yavukiye Cyankongi akajya aza mu rugo ari umwana muto yaruhi paka kuza. Yego, uwo mwana muto ubu bishe kubonye kwigenda Tumukunde. Ko rero n'umwana byaye afite ukwezi kumwe koko ana wamwice. None se umwana bari afite cyaha kugira ngo bigende bityo. Yego, hageze aba n'inzego z'umutekano cyangwa z'ubuyobozi, uwo mugabo atinyutse kwica nyina n'umwana. Yego, dukuruye ubwo yabagenewe iki mu by'ukuri? Murasaba ubuye butabera se nk'abaturage? Usibye yuko nyakubahwa yavanyeho urupfu, yakuyeho urupfu rw'abantu. Yego, ariko mu rundi rwego umuntu wishe umuntu wese nawe akwiye kubaho nawe, kuko nibwo azafa akanafungurwa azica n'abandi. ukumva we azica n'abandi we yafungwa agafungurwa. Reka tugane n'uno mama ngo murifuze ko byagenda gute? Jewe uko mbyumva simuzi pe n'uwo mugore simuzi, ariko kubera ibyo uwo mugabo yakoze je numva nawe yapfa, kuko ejo n'abandi bagabo bazamureberaho natwe usange tubigendeyemo. Ngira umwaka mumwishe nawe nabo bareberaho bakavuga ati uwishe umuntu nawe arapfa. N'abandi bagatinya. Nawe nge numva mahashiraho urupfu. Yego, simuzi. Ubundi mwebwe mwabimenye sangahe se kugira ngo muzanga? Naramutse numva narwaye nabimenye nko mu masambiri. Yego, ariko kuva muri ayo masambiri nahise mbyuka nza hano kugeza izi saa si ndahava. Yego, ariko je numva nawe yapfa rwose. Kumva we nta kindi kintu yakorerwa? Nta kindi kintu cyiza kuko nawe nta cyiza yakoze. Dushime ko wenda abagore tuba twananiranye, hari biba biri hari mu ngo z'abantu tukagira amakimbirane mu ngo. Wenda abantu bakabona yuko dufite akaba hari n'amakimbirane abantu batamenya, wenda akanyica. Ese nk'uwo mwana we yazize iki? Umwana ikintu yakoze ni iki cyatumye agira amakimbirane azira ibya nyina? Yego, kugira ngo azire icyaha cya nyina. We yazize iki uwo mwana? Niyo mpamvu rero yaryozwa ayo maraso y'uwo mwana. Kuko yewe nta kibi yari bwakora, umwana w'ukwezi kumwe nta cyaha barakora. Mama reka ngushimire kandi babwira mu mihanga cyariho hari. Mama uri ngo byagenze gute? Simbizi je. Mu gitondo mbyutse ngiye gukubura hanga ngo umuntu yishe umwana n'umugore we. Byonyine sinabazi. Simbizi sinanagiyemo naje muriye nkabo. Nk'umuturage se mama ukumva wasaba ubuhe butabera uri umugabo yafashe? Ubutabera se buriya hari ikintu bavuga ngo umuntu ngo nakwica ngo uzongera ushyireho yongera kwica kubwanje kerekana we bamwishe. Ngo umuntu nakwica uzongera ugira ute? Ngo umutero ngo nagutera urukingo uzamubwiye ngo subizayo. Yego, tekereza umuntu w'umugabo yica uruhinja, yica n'umugore. Yego, birababaje cyane. Nukuri ihangane mama. Nihanganye nakora iki? Ase yo mu mutwereka tukareba uwo muntu wishe. Njye sinamuzi roho tuvuga nisa. Yego, nukuri sinamuzi pe. Kubeshya n'icya simuzi. Ihangane mama, ihangane. Ihangane.
ukumva yahanisha ukege hano nta n'icyo wabona nawe bamurase nyine nawe ave ku isi nawe bamurase yica umwana mama ngo nawe bigende gute nawe bamurase bamurase nawe ave ku isi bamurase abandi ntazongera kwica n'abandi mama ibingibi se byari bituwe bibanga muri izi karitsiye zawe ni ubwa mbere mbyumvise yego gira imbere tuganire yego mama ni ibintu mwakire gutse reka fata agatelefone neza ibintu twakire byatubabaje cyane yego kubona umugabo yica umugore bashakanye n'uwo yabyaye yego umwana w'uruhinja byatubabaje cyane nawe akamutema yego ikintu twasaba ubutabera nuko nawe bamufata bakamurasha kugira ngo n'undi wese abone urugero ko atakwiye kwica yego kuko birababaje cyane n'ibintu by'indengakamere natwe ababyeyi byatubabaje birarenze nahageze sanga ese mama mwebwe kugira ngo mumenye inkuru njyewe nahageze saa 12 nari ngiye gufata umwana ngiye kumwandikisha ngo ajye kwiga yego ubwo nabyumvishe numva birambabaje ubwo nibwo nari mvuyeho ndavuga ati reka nze kumva uwo mugabo w'inkorashyano yego wihangana mwari mutuwe mubazi se nibwo bari bahaje barabapangaye mama ngo yamwishe gute se niba wahageze icyo gihe wamenye amakuru batubwiye ko yamufashe akamutemagura umugore agatabaza akabura uwamutabara akamutemagura yamutemaguye none se ubwo abaturanyi be niba batatabaye ubwo inaha ntabwo mwaba mufite umuco wo kudatabara ikibazo ni abaturanyi ntabwo batabaye rwose abantu b'inaha iyo bumvishe umuntu agize ntabwo bajya batabara ntabwo batabara pe ntabwo batabara n'iyo umuntu bamukubise ntabwo bamutabara rwose inaha ntabwo bajya batabarana ntabwo batabarana hanyuma se nk'ibi ngibi iyo bibaye mama nk'umumama ukuze niye namutanga ku bana bakiri bato bari kubaka cyangwa se ku bandi bantu bafite ingo bubatse ariko batabanye neza nama nagira abagore bubatse ni uko igihe ubonye ugiranye amakimbirane n'umugabo wabibwira ubuyobozi bukabatandukanya ugakumira icyaha kitaraba bibasigira se irihe somo nk'ibi ngibi iyo bibaye twebwe ababyeyi turahungabana cyane tukabona ko nta cyizere wagira umuntu muri kumwe ubu ntabwo wakizera hariho igihe mugirana amakimbirane mugatongana umuntu yakubwira ngo azakwica ugahita umuhunga atarakwica amareka ngushimire none se ubwo iyo baba bakundana aba yakoze ibyo bintu nta rukundo rwari rurimo ntabwo rwaba rurimo kuko rubaye rurimo ntabwo yatinyuka kumushyiraho umuhoro ako kageni yewe ase wayamwishe ngo yamucagagure rwose nyine ukuntu yamwishe nk'uko nayo ndi kubyumva nk'umuntu wari wahuruye kuko urabona ko twese ntawabashije kugira icyo ajya kwimarira yamwishe agerekaho no kumushinyagurira kugira ngo umuntu amuteme bamukureho izosi n'uruhinja rukureho izosi noneho narangiza atinyuka no gufata isafuriya y'ibiryo yegera impande y'imirambo rye yariye amateke n'ibishyimbo yamaze kuki bari kutubuza ko tumureba none se mwapfanaga iki yari murumuna wanjye kwa data wanjye mwabimenye sangahe mama mu gitondo nka saa 12 muhageze se ntago bigeze babemerera nk'abavandimwe be kwinjira ngo murebe umuntu wayo banze kumutwereka ihangane none se ihagarare ahangaha yari murumuna wawe kwa data wacu yari murumuna wawe kwa data wacu uyu mwanya se ukumva mwahabwa ubuhe butabera aho yabayeho yashize murumuna wanjye n'umwana we nawe bahamushire yego bari bamaranye igihe kingana gute babana
nakeka ari nk'imyaka nk'ibiri. Imyaka 2. Yego. Kuko igihe muheruka n'ubundi yari ameze nk'umuntu utabanye n'umugabo we neza. Yego. Bigeze baza se muri famiye kwirega cyangwa se mu yindi misango y'umuryango kwiyerekana? Ntabyo bigeze bakora. Uyu mukwe wanyu se yajyaga basura? Oya. Muri abantu mwafataga gukubona? Natwe twamubonye tugiye gushyingura shangazi nibwo twamubonye. Yego. Ntabwo twari tumuzi. Uragira uti mu minsi ishize twigeze kuganira n'umukobwa wacu twumva ko babanye mu makimbirane. Amakimbirane yarashingiye kuki? Oya ibyo ntabwo twabiganiye uko twamubonye twabonye kuko urugo yashinze rutamumereye neza. Icyo gihe yari ameze gute ubwo? Yari yarananutse yarashizeho. Yego. Wihangane. Ihangane umubyeyi. Basi niba twereka uduye kuyu wari we tumumenye. Yego. Mukumva se mwe mumubonye ubundi kumubona? Basi twana tukanamumenye wari we. Kandi mwari mumuzi mama? Bamwe ntago bamuzi, bamwe turamuzi abari ntago bamuzi. Nonese ntago umukobwa wanyu mwigeze muganira na rimwe nkababwira turugo narashatse ariko ntago urugo rumereye neza? Ntago twabaga twamubonye. Yego. Niba se mwahageze mu bambere ngo yabishe abakataguye? Nanjye ukuri kubimbaza nanjye niko ndi kubyumva ntago nari namubona. Niyo mpamvu ushaka no kumureba. Basi nkamureba bwa mbere na nyuma. Yego. Mama reka nkubwire ngihangane kandi ukomeye. Yangane. Muzi mama? Nari muzi. Amazina ye bamwitaga ngo iki? Oya andi amazina ye nkago nayavuga. Aya mahimbano ni ayahe? Bamwitaga kwikoma nimba ninde? Ngo Mvubu? Na Mvubu. Amazina ngo ni Mvubu se ko numva ari amazina aremereye yaturutse kuki kujya bamwite Mvubu? Impamvu nyine ni umukuperi. Abakuperi ubwo ni abaki? Abatema ibisheke. Yego. Yarabanye gute se n'abantu muri rusange? Shanari bisinzi byamuteye. Nkaga nk'inzoga nta nubwo anywa n'itabi. Ntabwo ibyo tubimuzi. Yego. Nta bindi bintu bimuziho. Ibyo byose ntabwo yabinywaga? Ntabwo yabikoraga pe. Muri sosiyete se yabanaga gute n'abantu muragira muti ntago? Ubundi yego naribi nta mutima mubi yagiraga sinzi byamuteye pe. Mukumva ari iki se cyamuteye kwica umuntu umutemye ukamwicana ndetse n'uruhinja rw'ukwezi kumwe? Urumva ko icyo ari ikintu kiremereye cyane. Ibyo biranababaje cyane. Hamwe se nk'abaturage mukumva yakorera we nyine ngo bari kumubaza ngo nyine ngo ni satani yabimuteye. Niko yari ari kuvuga. Ayo ni amagambo yivugiraga? Wayumvise neza? Yavugaga ngo ni satani yabimuteye kuko nibyo yatangaga byose yanabitangaga ari mu nzu nkago yasohokaga. Ni biki yatangaga? Yabiranga muntu gitifu yamwatsiranga muntu gitifu umurenge. Yego. Yamwatsiranga muntu ayimuhera munsi y'urugi. Yego. Ikintu cyose yamusabaga. We ngo wahageze ariko mu bambere? Ngo wahageze mu bambere? Njyewe naye nahageze mu gitondo. Yego. Ariko ngo yabanje kurya ngo hejuru y'imirambo cyane. Yariye n'ubundi akirangira ku mutima avuga ati n'ubundi mwabaturage byabaye ibyo nashakaga byabaye. Baturage mwumva? Ibyo yashakaga byabaye. Yashoje nyine. Hanyuma kandi sinyingura rebe itari yahagera. Yego. Inzego zikora. Inzarera mwinshi reka yirire. Ko yavugaga? Mama ngo yavugaga ngo iki? Mbwira. Yavuze ngo inzarera mwinshi ariko reka yirire. Muhari mureba?
ko yari ari mu nzu se akajya bivuga hakinze ntabwo yasohokaga ko ngo yaruyenga igisuperi cy'amateke n'ibishyimbo arabiki amateke cyuzuye hejuru y'imirambo iyana batwikire yaboroje kubera ikize nk'abaturage mutahageze ngo muhite mwica urugi mwinjire kubera ko urugi rwa mitarike nta kuntu bari kurwica yego byabananiye kurwica nyine arangije aterera umupanga hanze kuko nabishoje se ngo nguye aho umupanga narangije kubisojeje atawujugunya hanze nyuma y'idirishya yawubihereye yawujugunye wuzuyeho amaraso ubundi rero nyine ahita avuga ati nabirangije tahuko inzara irangije reka nirire ibyo ntabwo yari yangaburiye itafata ibijyarajya ararangiza ibishyimbo n'amateke amase nk'ibi ngibi iyo bibaye muri karitsiye zanyu bibahiriye somo n'ubwa mbere byari bibaye muri uyu murenge nubwo bwa mbere ahubwo akwiye kuzana imbere y'abaturage nawe agahanwa abaturage bose bareba yego kuko ibintu yakoze birarenze ukumva se mwahabwa ubuhe butabera nyine bagomba kumwicira imbere y'abaturage bangana gutyo kuko urabona ko nta muntu n'umwe wigeze akora abantu bose bacitse umugongo kubera umwana n'umubyeyi yego namareka ngushimira yishangariwe byose wabitaye agira amarorerwa yo kuba yishe umwana akicaga nyina byiburiye mu bamana duhaye n'umwana nk'ubu buyobozi bwanga bwavuga ko bumaze iki mu by'ukuri tubushinze n'ukuntu maze bafashe umuntu bamutwaye neza bumva benshi barageza bakabona umuntu muzima bakamuha ubuyobozi bundi buzareka kurenganura abanyarwanda ryari twe tuzahora muri ibi ngibi uti bafata umunyabyaha bakamutingira ikibaba kandi yamaze kutwicira umuntu wacu fata umuntu w'ingegera wishyura umuntu bakamushyira bagakwiye kujya bamushyira mu ruhame ntawe tubonye ntacyo twari kumukoza ariko tukanamureba byibura bwa mbere n'ubwa nyuma kubera iki baratwara umunwa bamupfunyika kubera iki ubu nta buyobozi nta buyobozi bwari twese yego nkuko muri kugenda mubibona iriya ikaba ari imodoka yari
ikaba ariyo itwaye umurambo wa Tumukunde ndetse n'umwana we w'uruhinja nk'uko twakomeje tugenda tubibabwira, akaba ari ntawe umenya umunsi. Jean Paul akaba yari umugabo babanaga, bari bamaranye umwaka ndetse n'amezi abiri, akaba yabishe ku masaha akira saa 9, hafi saa 9 n'igice z'ijoro, ubwo yabafataga akaza gutema uyu nguyu Tumukunde ndetse akaza no kurenzaho umwana nyuma yuko yari amaze gutema nyina. Uyu mwana yari umwana w'uruhinja wari umaze ukwezi kumwe avutse, ariko uyu nguyu uyu mwicanyi cyangwa se uyu musiriyokira ntawe umenya umunsi. Jean Paul nyuma yuko umwana atatse, Jean Paul aza kuvuga ati ntago uyu mwana yazabara inkuru uko yagenze, ati yazabara inkuru uko yagenze, niko guhita afata umwanzuro, umwana nawe aramwica. Nyuma yo kumwica rero, abaturage nk'uko nakomeje kugenda bibabwira baje gutabara, ariko uyu nguyu ntawe umenya umunsi Jean Paul aribwo yazaga kwikingirana mu nzu. Ubuyobozi yaba gitifu ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB baje kuhagera, ariko yakomeje kuguma n'ubundi mu nzu yikingiranye n'ubundi, aribwo mu gitondo yazaga guhita, uko ubuyobozi bwari buhari yazaga guhita. Umuryango wasaze bafata umurambo bawushyira mu kintu uza cy'inyuma, nibarangiza umuntu bamushyira mu modoka nzima, uwacu bamutwaye mu kigorofanisha. Wumvaga bamushyira ino ambiransi se zihari ku buryo barindaga kumutwara hariya, niyo bavuga se tukizanira imodoka ariko bakamutwara ahantu heza. muri kugenda mubibona nk'uko nababwiye, akaba ari imodoka y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB